Twongeye kubasuhuza ni kuri La Pervenche TV, aho tubabwira imirire no kuboneza imirire. Twarabibonye ko umuntu ari ibyo arya. Mu kiganiro cy'ubushize twari twavuze ku bijyanye n'ingaruka zishobora kugera ku buzima bw'umuntu urya ibiribwa ashyushya cyane cyane, ibi biribwa bimwe na bimwe twavuzeho. Hanyuma twabonye ko mu bibazo abadukurikiye bakomeje kugaruka ku kibazo kijyanye no gushyushya isombe no gushyushya ibishyimbo, bibaza batese tuzajya tubiteka buri munsi. Mubane natwe muri iki kiganiro kugera ku musozo kugira ngo murusheho gusobanukirwa uburyo dushobora kurya isombe n'ibishyimbo neza bitagize ingaruka ku buzima bwacu. Twabonye ari ngombwa rero ko tugaruka kuri iki kintu kuko isombe ziri mu mboga abanyarwanda bakoresha cyane. Akenshi na kenshi barikoresha bashyizemo epinari, bashyizemo ibitunguru bya puwaro, bashyizemo inyama n'ibindi bitandukanye muzi. Rero ni ngombwa cyane ko tubivugaho kugira ngo tubashe kuzirya kandi tuzirye zitari bwangize ubuzima bwacu. Isombe rero bitewe n'igice wasaruye cyaryo n'uburyo wariseye, hari iminota rigomba gutekwa. Ubundi isombe iyo turisarura tugomba gusarura twa tubabi two hejuru tworoshye, yego nanone ntiduce umutwe. Hanyuma hari uburyo barishyira mu isafuriya itarimo amazi ku bushyuhe budakabije, bakarivanga, babyita gupepura. Barangiza abafite blender bashobora kurisya bashyizemo amazi, abatayifite bakazisekura mu isekuru. Uko isombe warushijeho kurisekura cyane rikanoga, niko ikinyabutabire kirimo cyitwa siyanire kirushaho kugenda kivamo cyane. Siyanire akaba atari nziza ku buzima bw'abantu. Uko warisekuye cyangwa wariseye rikaba ari ibikatsi bifite ibibabi bikiri binini, rishobora kuba rifitemo siyanire yagiye iguma muri bya bice bitasewe cyane ngo binoge. Isombe rero isewe neza inoze ushobora kuyiteka bitarenze iminota 45. Hanyuma isombe batasekuye ngo rinoge cyane bakaba bariteka kugeza ku minota 90. Isombe ntabwo ritekwa mu gitondo ngo rigeze nijoro. Hanyuma rero uko tubimenyereye mu banyarwanda, ubona ko iyo umuntu yamaze kuriteka akenshi ntabwo barirya uwo munsi. Abantu benshi bakunda kurirya ku munsi ukurikiyeho. Ni ukuvuga iyo bukeye barongera bakarishyushya, hanyuma bagakuraho iryo bakeneye irindi bakaribika, gutyo gutyo ku buryo ushobora gusanga isombe baritetse barishyuhije nk'inshuro 5. Muribaza rero mukurikije iby'ubushakashatsi butubwira yuko turishyuhije gutyo byaba biri kwangiza cyane ibinyabutabire birimo kandi bikagira ingaruka ku buzima. Ingaruka ibi bitera ku buzima ntabwo ari ingaruka z'ako kanya, ntabwo umuntu ahita apfa cyangwa ngo ahita arwara, ahubwo bigenda byiyakimira mu mubiri buhoro buhoro kugeza ubwo bizateza ikibazo ku gihe runaka. Rero isombe ubundi buryo dushobora kurikoreshamo ni ukurirya ryumye. Ni ukuvuga ngo ya mababi y'isombe kuyumisha, ukayumisha ahantu hatari izuba ryinshi, ndetse ibyo bihuriweho n'izindi mboga za rwatsi zose. Dodo umuntu ashobora kuzumisha, umushogoro umuntu yawumisha, ibisusa, ibibabi by'amateke, ibyo byose umuntu ashobora kubyoza neza akabikata, hanyuma akabyumisha. Bavuga kumisha alombre, ahantu izuba ridageze imirasire yaryo cyane ariko hagera umucyo, hanyuma bikuma neza, umuntu akabikoramo ifu. Birabikika kandi bigatekwa ku buryo bitwara umwanya mutoya, kandi bikaba birimo intungamubiri zose, cyane cyane za vitamine n'ubundi ziba zirimo. Ariko muri izo mboga z'icyatsi zumishije hiyongeramo cyane ibyubaka umubiri, aho isombe rishobora no kugenda rikageza kuri 27 garama za proteine muri garama 100 z'ifu y'isombe. Iyo sombe ntabwo iteka iminota irenze 30, ndetse n'indi fu y'imboga rwatsi umuntu yakoze. Rero igihe warikoze ifu ushobora kurirya buri munsi ubishatse. Ikindi kandi igihe byabaye ngombwa ko urishyushya, ugomba kurishyira, niba urishyira muri firigo ugomba kurishyiramo
vuba rigishyushye bitarenze iminota 30 urivanye ku ziko. Ikindi kandi nturenze inshuro ebyiri zo kurishyushya. Ndizera neza yuko ibyo ngibyo bisobanutse neza ku bantu bari bibajije cyane ku bijyanye n'uburyo bakoresha isombe. Nanone rero twavuga ku bijyanye n'ibishyimbo. Ibishyimbo nabyo mu Banyarwanda ni ikiribwa kiribwa cyane. Hafi y'ingo zose z'Abanyarwanda buri munsi zikoresha ibishyimbo. Ibishyimbo twibuke ko ari ikiribwa kirimo ibyubaka umubiri igihe twabikoresheje byumye. Nabyo rero biri mu bigaragaraho ko abantu bakunda kubishyushya kenshi. Nabyo nk'uko tumaze kubona ku isombe, ntabwo dukwiye kubishyushya inshuro zirenze ebyiri, inshuro imwe cyangwa ebyiri ntitubirenze. Rero niba umuntu afite firigo, aho turabivuga mu gihe umuntu afite firigo. Igihe umuntu adafite firigo agomba nawe kumenya ko uko amasaha agenda aba menshi twavanye ibiryo ku ziko, bigenda bizamo bagiteri. Mu bishyimbo hazamo cyane ya bagiteri yitwa Bacillus cereus. Iyi bagiteri rero ikaba ari bagiteri mbi cyane nk'uko twabibonye, yangiza ubwonko ku buryo itera indwara yo kwibagirwa. Indwara ya Alzheimer ni ubwoko bwa demence irangwa cyane no kwibagirwa, umuntu agatakaza ubwenge mu buryo bugaragara, ashobora kugira depression, ashobora no kugira confusion mentale, no kuvuga ngo gucanganyukirwa mu bijyanye n'uburyo ubwonko bukora, ugasanga ibintu arabivangavanga. Rero murumva ko ibishyimbo igihe umuntu ashaka kubiteka adashyuhije, adafite firigo, agomba kubiraza mu mazi yabitumbitse, hanyuma ashobora kujya abiteka buri munsi, agateka ibyo arya akamara, yewe yashyushya agashyushya rimwe, kandi igihe agiye kubibika akabibika ahantu hatari ubushyuhe bwinshi, hatagira urumuri rwinshi. Ni ukuvuga ku muntu udafite firigo agerageza kubika ibiryo ahantu hari amafu, niko umuntu yabyita, hatari ubushyuhe bwinshi, kandi akabipfundikira neza. Rero ndatekereza ko ku bijyanye n'ibishyimbo naho cyumvikana. Ibishyimbo iyo twabitumbitse bishya vuba, kandi bikanabirinda kugogorwa bigoranye. Ni ukuvuga ngo igogora ryabyo riroroha cyane. Rero numva ari uko nguko twajya tubigenza kugira ngo tubashe kurya ibiryo biba isoko y'ubuzima, aho kugira ngo bibe isoko y'umuze. Ahangaha nanone kandi ntabwo twabura no kuvuga kuri firigo, kuko nk'iyi ni igikoresho abantu benshi mu Rwanda ubu ngubu bafite, ariko n'abatagifite nabo mwabyumvishe. Twavuze uburyo tugomba kubika ibiryo byacu. Ahangaha birareba n'ibijumba n'imyumbati. Murabizi ko ibiribwa bikungahaye ku binyamasukari, amido nyinshi. Iriya bagiteri Bacillus cereus irabyibasira cyane, kandi kubyibasira bikatugiraho ingaruka mbi. Rero muri firigo naho tugomba kwitonda, tukamenya ngo mu bice bya firigo by'ingenzi ifite harimo igice cya firizeri, aho dushyira ibiryo ugasanga ibiryo byabaye barafu. Hariya hashyirwamo inyama zitandukanye, hajyamo amafi. Kiriya gice niho habikwa ibyo biryo. Hanyuma igice cyo hagati kijyamo ibiryo bishobora kwangirika, donc ibintu biri fragile cyane. Aho hajyamo ibiryo bitetse n'ibiryo byateguwe bigomba kuribwa ari bibisi nk'amasalade. Aho ngaho niho bibarizwa. Hanyuma muri refrigerateri, igice cyo hasi kijyamo imboga, kikajyamo n'imbuto. Hanyuma mu rugi rwa firigo naho niho usanga habikwa amayawurute, hajya amata, hanyuma n'amaforomaje, naho ngaho bibarizwa. Rero kandi tukamenya ko muri firigo hatagomba kujyamo ikiribwa kijya muri firigo, kitagomba kujyamo cyambaye ubusa. Ni ukuvuga ngo nta kurambika. Igice icyo ari cyo cyose cya firigo wabitsemo ibiribwa byawe bigomba kujyamo biri mu mashashi yabugenewe, cyangwa se kiri mu mabogisi yabugenewe. Ntabwo kigomba kujyamo uko cyakabaye, kuko gishobora kwanduriramo amabagiteri n'andi mikorobe atandukanye, cyangwa se kikegerana na ambaraje z'ibindi biribwa waba wabitse muri firigo. Izo ambaraje tudashobora kwizera ko zifite ubuziranenge, bitewe n'aho ziba zavuye mu mareyo y'amasupamaketi,
aho biba byavuye byaturutse mu mahanga ya kure, amakamyo yabizanye n'ahandi, byanze bikunze hari igihe aba hariho amabagiteri kuri za ambaraje. Rero niba atari ikiribwa ushobora kubika wavanye muri ambaraje yacyo y'umwimerere, icyo gihe kuba wakegeranya n'ikiribwa washyizemo kitafunze neza, cya kiribwa gishobora kwandura bitewe na ambaraje z'ibindi biribwa. Ibyo ni ibintu cyane abakoresha firigo bagomba kwitondera kandi bakazisukura neza buri gihe, cyane basukurisha vinegere, ntago basukurisha amasabune asanzwe. Ukirinda ko firigo yawe uzategereza ko uzayibonaho uruhumbu rw'umukara ku duce tumwe na tumwe twayo, biriya ntabwo ari byiza. Ikindi abantu bagomba kumenya ni ubushyuhe bwa temperatire, ni ubushyuhe firigo yabo iriho. Ni ukuvuga ngo ubushyuhe tugomba kuba twaraguze termometre ku buryo muri firigo tumenya ko firigo itagomba kurenzamo ubushyuhe bwa dogere Celsius 4. Hariya hejuru haba barafu igomba kuba iri hagati ya 1 na 3, ahandi 3, 2, ku buryo hatagomba kurenga dogere Celsius 4. Iyo byarenze dogere Celsius 4 bishobora, ibiryo umuntu yabitse kuri iyo dogere bishobora guteza akaga, kuko hakuriramo za bagiteri zigira uruhare cyane mu kuba zagirira nabi abantu, cyane cyane abagore batwite n'abantu bafite ubwirinzi bw'umubiri buri hasi, donc bafite immunodepression, nk'abantu barwaye indwara y'agakoko gatera sida. Igihe badafite kontrole nziza, ubwirinzi bukamanuka cyane, cyangwa se barwaye kanseri, nayo ni indwara imanura ubwirinzi bw'umubiri. Izo bagiteri zishobora kuba akaga ku buzima bw'abo bantu baba bafite ubuzima buri fragile cyane. Icyo rero ni ikintu cy'ingenzi cyane. Abantu bafite firigo mujye muzisiriveya, mumenye kugura termometre, murebe niba ubushyuhe butarenga dogere Celsius 4. Igihe rero byaba birenga, dufite ikigo cyacu gishinzwe kwita ku buziranenge bw'ibiribwa n'ibinyobwa, Rwanda Standard Board, ikora calibration. Hari n'ibindi bigo bishobora gukora calibration y'iminzani, amafirigo. Mwajya rero mureba ko ibikoresho mukoresha byujuje ubuziranenge, kugira ngo bitaba inkomoko y'ibibazo, aho kugira ngo bibe ibidufasha kugira ngo tubashe kurinda ibiribwa byacu. Ikindi nababwira kuri firigo ni uko firigo ntabwo yica mikorobe, ahubwo izibuza gukomeza kubyara. Igihe nyine twamaze gushyiramo ibiribwa, ntabwo mikorobe zikomeza kubyarira muri bya biribwa ngo byangirike. Ni igikoresho cy'ingenzi rero mu mutekano w'ibiribwa igihe gikoreshejwe neza. Ikindi twavuga rero mu bijyanye no gushyushya no guteka, ntabwo nanone twabura kuvuga ibikoresho dutekamo ibiribwa byacu n'aho tubibika, ariko cyane cyane aho tubiteka. Murabizi ko akenshi na kenshi dukoresha ibikoresho bya aluminium, amasafuriya ya aluminium, ariko ahangaha twibuke ko ubutare bwa aluminium iyo butetswemo ibiribwa birimo ibiribwa bifite acide, tuvuge inyanya, guteka umutobe w'imbuto zirimo acide, indimu, ama orange, ziriya acide bishobora kugira reaction na aluminium. Aluminium akenshi tuyisanga mu biryo byacu. Iriya aluminium nayo igira uruhare mu kwihutisha cyangwa mu kongera ibyago byo kurwara indwara ya Alzheimer. Mu gukoresha ibikoresho rero dutekamo, duhitamo ibikoresho bya stainless steel cyangwa bya inox, cyangwa tugakoresha ibikoresho bikoze mu ibumba. Ibyo ni ibikoresho bishobora kubungabunga umutekano w'ibiryo byacu. Akenshi na kenshi mu buziranenge badusaba gukoresha ibikoresho bya stainless steel, biba byanditseho inox, cyangwa se tugakoresha ibikoresho by'ibumba. Ibyo nabyo ni ikindi dukwiye kongera ku bijyanye n'uburyo tugomba kubungabunga umutekano w'ibiribwa byacu. Mbibutsa ko gushyushya ibiryo ntabwo ari ikibazo, kubishyushya cyane nicyo kibazo. Uburyo wari wabibitse mbere y'uko ubishyira muri firigo, uburyo temperatire wabishyizemo bigezeho, donc temperatire ibiryo byari biriho ubishyira muri firigo yari iyihe, hanyuma kandi uburyo wabipfundikiye. Ikindi nababwira ni uko igihe dupfunduye ibiryo
twabitse, tuvuge byari bishyushye, ni teremusi ugasuka igikoma hanyuma ukongera ugapfundikira, nyuma yaho akenshi usanga byangiritse. Ni ukuvuga ngo niba ugiye kubikoresha ubikoresha ugahita ubimara, ntabwo wongera kubifunga. Abantu bagifite abana bato hari igihe bashyira muri teremusi bagasukaho bakaza kongera gusukaho, hari igihe rero haba harimo risike nyinshi y'uko ushobora guha umwana igikoma cyangiritse cyangwa se icyayi cyangiritse, bitewe n'uko kwa kundi wabigabanyijemo wa mwanya uza murimo umwuka ufavoriza gukura kwa mikorobe urushaho kwiyongera. Rero twongera dusoza ikiganiro cyacu kubibutsa yuko ubushyuhe bwo kubikamo ibiribwa byacu butarenga, donc bugomba kuba buri hejuru ya dogere Celsius 60, hagati y'5 na 60. Akenshi na kenshi ni umwanya wa bagiteri zikura neza, rero aho ngaho ntabwo ari ahantu heza ho kubika ibiryo. Tugomba no kugira udutermometre tupima tukamenya uko ibiryo byacu tugiye kubishyira muri firigo bingana. Muri firigo hari ubushyuhe bumeze bute, kugira ngo ibyo twatekerezaga ko ari byiza ku buzima bitaza kubitubera isoko y'umuze ku buzima bwacu. Ahandi tubika ibiryo, kuko twavuze uburyo bwo kubika ibiryo, tuvuga gushyushya, tuvuga no kubibika, ni muri uwo mujyano twifuje kuzuza rwose, kugira ngo ikiganiro, kugira ngo ibibazo byose abantu bibazaga dushobore kubisubiza. Hari rero igihe tubika mu bikoresho bishyushya, teremusi, ibyo zishobora kuba ari amacupa cyangwa se bikaba hari amasorori abika ubushyuhe. Ego ni ibikoresho byitwa ubundi vacuum flask, ni ibikoresho bibika ubushyuhe. Ibyo bikoresho biradufasha nabyo igihe twabikoresheje neza, ariko iyo twabikoresheje nabi nabyo bishobora kuba isoko y'akaga ku buzima bw'umuntu ukoresha ibyo biribwa. Rero dutege amatwi twumva uburyo teremusi nazo tugomba kuzikoresha neza, kugira ngo ibiryo twashyize muri teremusi cyangwa se ibinyobwa bitangirika. Tugomba kubishyiramo bikiva ku ziko, hanyuma kandi aho tubishyize tukirinda ko haba umwanya munini urimo umwuka, kugira ngo bitangirika cyane, tugahita dupfundikira. Icyo gihe kandi tugomba kubirya mu masaha hagati y'amasaha 4 n'6. Ntabwo ayo masaha agomba kurenza, iyo byakabije bishobora kugera ku masaha 8. Rero si byiza gushyira ibiribwa cyangwa ibinyobwa muri teremusi ngo bicagatishe, cyangwa se ngo ubishyiremo biri ku bushyuhe buri hasi ya dogere Celsius 60. Aho ngaho hagati ya dogere Celsius 5 na 60 ni umwanya mwiza, ni ubushyuhe bwiza amabagiteri akuriramo rwose akidegembya. Rero buri gihe tugomba gushyira ibintu muri teremusi bifite ubushyuhe buri hejuru ya dogere Celsius 60. Aha ngaha muzambaza ngo mbese ibiribwa, iyo dogere Celsius twayibwirwa n'iki? Hari amatermometre bagurisha, ahantu bagurisha iminzani n'ibikoresho byinshi byo mu rugo, usanga bagira n'izo termometre umuntu ashobora gushyira mu biryo akamenya ko ubushyuhe, cyangwa se mu binyobwa, icyayi, igikoma, ukamenya ko ubushyuhe burimo ari ubushyuhe buri buze kwemerera ikiribwa cyawe kuba cyatindamo. Iyo gishyizwemo rero hagati ya bwa bushyuhe buri hagati ya 5 na 60, bishobora gupfa no mu masaha makeya, nubwo ubona ko wabishyize muri teremusi, bigapfa hagati y'amasaha 2 n'4, mu gihe byashoboraga no kwihangana bikageza ku masaha 8. Rero kugira ngo teremusi nayo idufashe, murumva ko ibintu tugomba kwitondera. Ikindi tugomba kwitondera, tugomba kuyoza tukimara gukuramo bya bintu. Dushobora kogesha amazi ashyushye, tugakoresha isabune tukoza neza, hanyuma tukayibika yogeje, ntituyibikane umwanda, kuko birushaho gutuma amamikorobe akuriramo, waba utayogeje neza bikaba urwaho bw'uko ibiribwa byagiye muri teremusi byapfa mu buryo bibyoroheye. Muri teremusi rero naho habamo amabagiteri atandukanye, ntabwo ari ahantu rwose hakingirijwe kuba hatagera ibibazo. Habamo iyo bagiteri ya Bacillus cereus, hakabamo na bagiteri bita Staphylococcus aureus, hakabaho kandi na Clostridium perfringens.
izo ni bagiteri ziba ahantu hashyushye. Mwarabibonye yuko muri teremusi naho hari ibintu igihe ushobora kubishyiramo ugasanga byanutse, byacikaguritse, icyo gihe ibyo bintu biba bigomba kugira gute? Kujugunywa. Rero igihe nanone mu mutekano w'ibiribwa ubonye ibiribwa byacitse amazi ugereranyije n'uko byari bimeze, ukumva bifite impumuro idahari iyo bikwiriye kugira, cyangwa se wabirya nubwo ibyo bimenyetso bindi bidahari, ukumva gu yabyo yahindutse ugereranyije na gu usanzwe iri normal kuri ibyo biribwa cyangwa ibinyobwa, ibyo bintu umuntu aba agomba kubijugunya. Rero murabyumva ko tugomba gukoresha neza ibi bikoresho kugira ngo twe kuba intandaro yo gutakaza ibiryo cyane. Rero mu byegeranyo bitandukanye bya raporo z'umuryango w'abibumbye wita cyane ku bidukikije, donc porogaramu y'umuryango w'abibumbye yita ku bidukikije, yerekana yuko ibiryo bitakara ku isi buri mwaka bigera kuri miliyari 1,550,000. Ni miliyoni nyinshi, aho turabyumva mu gihe miliyoni 783 z'abantu ku isi batabona ibiryo byo kurya bihagije, abandi kandi bagapfa bishwe n'inzara, cyangwa se bagapfa bazize indwara zifite aho zihuriye n'uko barya ibiryo bidahagije cyangwa se byanduye. Murumva rero yuko ikintu cyitwa kubika ibiryo neza ari ngombwa cyane. Ikindi batwereka ko 60% by'ibiryo bitakara biba bituruka mu ngo, hanyuma 28% by'ibiryo bitakara ku isi abantu batakoresheje, mu gihe abandi bicwa n'inzara ari bingana na 28% byatakaye bivuye mu maresitora, mu mahoteli, muri za kantine, naho mu masoko naho hagatakara ibiribwa bigeze kuri 12%. Hari n'ibitakara cyangwa se bigapfira mu nzira bitaragera ku masoko, ibipfira mu nzira biva mu mirima bijyanwa aho bigurishirizwa, hari n'ibipfira mu murima. Ibyo biribwa rero murumva ko dutakaza ku bijyanye n'ubukungu. Ikindi tugomba kumenya nuko ibyo biribwa byangiritse gutyo biproduiza cyangwa se bikora imyuka yangiza ikirere, ya yindi duhora tuvuga buri gihe, duhora tubyirwa mu kubungabunga ibidukikije, bya bindi byangiza, bya binyabutabire byangiza akayunguruzo ka ozone, bigatuma ubushyuhe ku isi bwiyongera. Icyo ni ikibazo isi ifite ihanganye nacyo. Tukamenya yuko ibiryo byangirika bitarava mu mirima, ibyangirikira mu nzira, ibyangirikira mu ngo, mu mahoteli, mu maresitora no mu masoko, biproduiza muri rusange ibyuka byangiza ikirere biri hagati y'8 n'10%. Ni ibintu binini cyane. Uretse kwangiza ikirere, murumva ko tuhatakariza no mu rwego rw'ubukungu. Ibyo rero akaba ari ibintu by'ingenzi cyane, ari nayo mpamvu iki kintu twakivuze, kuko no mu Rwanda icyegeranyo cya Food Waste Index Report yo muri 2024 yerekana ko mu Rwanda, ni ukuvuga ngo baba berekanye muri rusange ku isi ibitakara, twabyumvishije, ariko no mu Rwanda baduhaye imibare yacu, aho berekana yuko mu Rwanda 40% by'ibiribwa byatunganyijwe ari ibyo abantu batetse, ari ibyasaruwe, 40% byangirika bidakoreshejwe n'abantu. Ni ukuvuga hagati ya toni 2 na toni 2.1 z'ibiribwa byangirika ku mwaka, bikangana n'ikigereranyo cy'uko umuntu umwe apfusha ubusa ibiryo bigeze ku biro 141 ku mwaka. Murumva rero ko icyo kintu ni ikintu gikomeye, ni ikintu gitangaje cyane. Tugomba rero kumenya kubungabunga ibiryo. Buri wese uri kutwumva yaba yarigeze hamena ibiryo muri puberi, yaba yarigeze abijyana mu ngarani, nta kintu cyinshi cyane atekerejeho, ariko tubone yuko ni amafaranga batakaye, ni ubuzima tuba twangije, kuko ibiryo ni ubuzima, kandi kubungabunga ibiryo ubunabungabunga ubuzima. Murabyumva rero, abadukurikiye twese dufatanyirize hamwe kugira ngo buri wese agire uruhare mu guhinduka
cyane mu bijyanye no gufata neza ibiryo no kubibika neza kuko bifite ingaruka nyinshi ku buzima bwacu. Dutangire uyu munsi buri wese ahere aho aherereye, aho uri ku kazi, ku ishuri, ahantu hose umuntu ari agira aho ahurira n'ibiryo, tubihe agaciro bikwiriye, twige guteka ibiryo duteka bikabasha gushira, twe gupfusha ubusa kuko birashoboka cyane igihe guhinduka kwacu twabishyize mu ntekerezo tukabigira priorite mu byo tugomba kwitaho, bityo bikabasha kugirira ubuzima bwacu neza. Twibuke ko kubika nabi ibiryo, gushyushya ibiryo kenshi, kubishyushya nabi, kubibika nabi bishobora gutera indwara, kongera ibyago byo kurwara indwara ya Alzheimer, akaba ari ubwoko bwa demence ituma abantu bibagirwa cyane, bakagira ibintu byo kuvangavanga amagambo, confusion mentale, depression n'ibindi, ikaba igira ingaruka cyane cyane ku bantu bageze mu zabukuru, ariko kandi n'abakiri batoya bakwiye kurindwa. Tubarinde cyane ko bahabwa cyangwa se bajya ibiryo bitujuje ubuziranenge kuko bifite ingaruka nyinshi ku buzima. Mwumvise ko mu mboga byo iyo bidakoreshejwe neza harimo n'ibyago byo kuba abantu barwara kanseri. Rero akenshi na kenshi iyo twumvishe umuntu yarwaye kanseri turavuga tuti se yahuriye he nayo ko yabigenzaga gutya, twabonaga agerageza gukora imigenzo myiza, ibyo bintu byose tukabyibazaho. Murumva ko hari amakona menshi dushobora guhuriramo n'ibyo bibazo. Mbibutsa ko kandi kuryama kare hagati ya 3:00 na 4:00 za nijoro, yewe twaba twakerewe tukaryama 4:30 ari ingenzi cyane, nabyo biri mu biturinda cyane indwara zitandura zitandukanye, harimo diyabete, umuvuduko munini w'amaraso, indwara z'umutima zitandukanye, kanseri, umubyibuho ukabije n'izindi ndwara zitandukanye. Kuryama kare ni ingenzi cyane. Hari abantu benshi usanga bavuga bati nakora iki kugira ngo hano ibinure byo kunda bimveho, nakora iki kugira ngo ntakaze ibiro, ariko akenshi ntushobora gutakaza ibiro byo kunda cyangwa ibinure byo kunda igihe cyose uryama ukerewe. Kuryama ukerewe nabyo byangiza ubwonko, bikabuzanira akaga ko kurwara indwara zangiza ubwonko mu zabukuru, kandi ibyo iyo birimo kuza, iyo bitangira abantu hakiri kare, bikazagenda byiyongera cyane ko iyo dukura n'ubushobozi bw'umubiri mu kurwanya stress oxidative no kurwanya inflammation, kwa kugabanuka cyangwa bwa buryo umubiri urinda, abasirikare b'umubiri bagombye kuwurinda ugasanga nibo bawuteye bakawurwanya, bugenda bwiyongera uko tugenda dukura. Rero murabyumva yuko ibi biganiro ari ingenzi cyane kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Nkangurira buri wese rero wumvishe ikiganiro kugerageza gushyira mu bikorwa inama tuba twabonye, nubwo rimwe na rimwe abantu babona biragoye, ese umuntu yateka buri munsi, umuntu yateka isombe buri munsi? Twabibonye umuntu ashobora guteka rike abasha kumara, cyangwa se agakoresha iryumye kuko rirapimika rwose kugira ngo abashe kuriteka, riteka umwanya mutoya, ndetse na rya rindi ribisi twabibonye yuko ridatekwa umwanya muremure cyane. Rero ni byiza yuko tugerageza kugira impinduka. Yewe harimo n'abumva ikiganiro bakavuga bati ariko si ibyo ngibyo, abantu bahora bahindagura ibintu, ubundi twari twaramenyereye ibi ngibi, none haje ibi ngibi. Kandi uko mubibona isi iri dinamike, ibintu byose birahinduka, ubushakashatsi bugenda butuvumburira ibintu bitandukanye bihabanye n'ibyo twari tuzi. Niba ureba iruhande rwawe hahindutse ibintu byinshi cyane mu ikoranabuhanga turimo, rero no mu mirire ntago hasigaye. Ubushakashatsi burakorwa umunsi ku wundi bugamije kugira ngo turusheho kurushaho kwameliyora imibereho yacu. Uko dutera imbere niko turushaho no kugenda dugira ibikoresho tutakoreshaga mbere, tukagenda tubona ibiryo tutaryaga mbere. Ibyo byose biba bisaba ko n'ubundi hagenda hiyongera n'ubumenyi bujyanye n'iterambere kugira ngo dukomeze gutera imbere kandi tugira ubuzima bwiza. Murabizi rero yuko hari indwara kera bitaga indwara z'iterambere cyangwa maladie de la civilisation. Izo ndwara rero iyo zije tugomba no kumenya uburyo tugomba kuburira abantu kugira ngo mu iterambere twe kugenda dusitaramo ngo haba hari ibintu tuha umwanya ibindi tubyibagirwe. Iyo twarwaye akenshi ibintu byinshi ibyo twari twarananiwe gukora tukiri bazima ngo dukumire, usanga turimo kubikora noneho.
byaba byiza tubikoze hakiri kare kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, imiryango yacu imere neza, ekonomi yacu tuyishyire mu guteza imbere imiryango n'igihugu cyacu muri rusange, aho kugira ngo usange amafaranga yacu ashirira mu kwivuza tugeze mu zabukuru, usange dusazanye umuze, dusazanye imibabaro y'indwara kandi twakagombye kwirinda igihe bigishoboka. Ndabashimira rero uburyo mwabanye natwe mu kiganiro, mbifuriza ubuzima buzira umuze muri La Pervenche, kuko ubona ufite ubuzima burushijeho kuba bwiza niyo ntego yacu.